abasore batractinga n'ibyo babona, sibyo? Niba usa neza, niba uhumura, niba ukeye, kubyumva? Ntago rero mu by'ukuri nta mugabo ukunda umukobwa usa nabi. Ibyo bintu biri very very important, kuko buriya ntago umunga ntago azaza agahita areba imico yawe ngo arebe ngo imico yawe ngo umukobwa ngo afite imico myiza, ngo yaba mama w'abana banjye beza, ngo yaba umugore mwiza. No, n'uwo mugabo ugenda ujye mu bana ugire gute n'ibiki sibyo? Banza urye ubuzima, sohokana n'inshuti zawe. Ibihe byiza kuri wowe ukurikisha Kandi TV aka kanya, reka nizere yuko ukomeje kugubwa neza cyane. Harashize iminsi tutabana kubera impamvu zigiye zitandukanye mu buzima, nararwaye ariko ubu ngubu meze neza. Please, nimba ari unkumbuye, nimba ari ukumbuye ibiganiro ngenda ntanga kuri YouTube channel yanjye, andika muri comments umbwire ngo welcome back. Yes, hanyuma rero nimba ari bwa mbere urebye iyi channel, please make sure ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana like every day. Ntago umva ngiye kujya ngenda mbahereza video ya buri munsi. Murabizi ntumira abantu basanzwe bakatubwira ubuzima bwabo, ubuzima babayemo, bakatubwira inkuru zabo z'ubuzima, tugatumira abastar. Murabizi ni umva dutumira abantu bagiye batandukanye, cyangwa se nanjye nkaza nkababwira ibintu byagenda bigufasha mu buzima, mu rukundo, bese ahantu ahari hose twebwe tugerayo, ingeri zose tugera. Hanyuma mwihangane ibintu muri kumva inyuma mwumva ibintu bakubita umenye ko umva barimo barubaka rwose. Murabizi muri iyi minsi abantu bahagurukiye kubaka, which is good. Ya rero uyu munsi gaswad nje kubabwira iki, ariko se mbere ko ngira icyo mbabwira, wamaze gukora subscribe? Imba utarayikora, kora subscribe, utere comment, utubwire uko ugenda ubona ibintu, tubwire n'ibyo uba wifuza ko twagukorera. Hanyuma rero ushaka ufite inkuru ushaka kutugezaho, please aho ngaho muri kubona hasi, muri kwabona nimero de telefone, mushobora kumpamagara cyangwa se mukananyandikira kuri iyo nimero, nkabasubiza mukambwira icyo mwifuza, cyangwa se ukambwira ko nawe hari inkuru ufite ushaka kutugezaho. Here we go. Uyu munsi rero nje kubabwira ibintu bine ugomba gufokasingaho, aho kugira ngo hari ukuntu abantu especially abakobwa, even n'abahungu bibaho, ariko abakobwa ukaba utangiye gukura, ukaba ugeze muri za 23, 24, 25, abantu bagatangira kugushyiraho pressure yo gushaka. S'il te plaît, nje kukubwira ngo aho kugira ngo ube uteshwe umutwe no gushaka no kwifuza kuba washyingirwa, washaka, agomba kubwira ibintu wafokasingaho kuruta guhangayika, kuruta kuvuga ati nzashaka ryari. No, hari ibintu wafokasingaho, ubundi ubuzima bwawe bukabera neza, n'uwo mugabo yazaza cyangwa se uwo mugore yazaza akasanga wariteguye umeze neza. Ibyo rero ngo ni ibihe? Ni ibintu bigera muri bine rero. Ni ibintu bigera muri bine. Ikintu cya mbere, ugomba kumenya intego yawe. Ugomba kwiha intego mu buzima y'ikintu ushaka kugeraho, sibyo? Nimba ari akazi ukora, sibyo? Kora akazi kawe neza, ureke kujya utekereza pressure y'abantu. Ndabizi abantu hanze bagushyiraho pressure bavuga ngo urakuze, ese kuri kurengerana, ese ko ugiye kugera muri za 30. No, nta myaka ihari kuvuga ngo iyi niyo myaka yo gushingirwaho, iyi niyo myaka yo gushakirwa. Oya, ahubwo umuntu ashaka kuko ari ngombwa, kuko yabiteguye, kandi kuko Imana nayo yabihaye umugisha. Wigendera rero ku magambo y'abantu, wigendera ku magambo y'abantu bagushyira pressure, ahubwo wowe shyira intego zawe, ukora ibyo ugomba gukora, ukora akazi kawe neza, wiyubake. Wa mukobwa we nimba ari n'ibyo bibanza ubigure, nimba hari niyo modoka uyigure. Baby girl, wiba stressed by people ngo ushake. Imana nibishaka, Imana uwo yakugeneye, anytime uzamubona azaza. Ikindi cya kabiri, hello, dress well, look good, ambara neza.
kubyumva mukobwa, ambara neza. Ikindi menya ngo imisatsi yawe irakoze, wambaye imyenda isa neza, sibyo? Dress to kill, baby girl. Ambara ahandi umuntu akubona akavuga ati wow, that's my friend, ku buryo umuntu akubona akaproud y'uko uri inshuti ye, sibyo? Ikindi mujye menya ko abagabo cyangwa se mu bushobozi bwawe, ariko nimba ushaka kuvuga ati ngiye nta mafaranga wenda mfite yo kuba najya ngura imyenda cyangwa se yo gusa neza, yo kugwiza makeup, yo guhinduranya imisatsi buri munsi, nimba uwugirana naturere cyangwa se utanabyemerewe no gusuka cyangwa se no kujya muri salon n'iki, sokoza agasatsi kawe woge use neza, wisiga amavuta yawe aho ngaho, you look good. Uri kubyumva, arabanza akakureba the way you look, uburyo usa, uburyo ugaragara, nibyo banza kureba, ibindi bikaza nyuma. Ariko ikintu abona bwa mbere ni uburyo ugaragara. Ikindi cya gatatu, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, please girls, sohokana n'inshuti zawe, go out, travel with your friends. Ukumva nawe abakobwa bari single, mugende, enjoy your life, ubuzima bwo bwishimire, sibyo? Ntabwo uzirirwa wicaye mu rugo like from Monday, maybe ufite akazi, uvuye ku kazi ujya mu rugo, ejo ujye ku kazi ujya mu rugo, umusore azakubonera he? Go out, baby girls, go out, sibyo? We enjoying your life, we enjoying ubuzima bwawe. Mu gihe utaragenda wenda ngo ubone mwishimishe, make sure ko you are happy, kuba ubuzima bwishimye. Wirengagiza amagambo bavuga ngo biki ngo urakuze, it's time to get married. No, nta myaka iriho yo gushaka, ibyo ngibyo tubyumvikane. Icyo ni icya gatatu. Icya kane aricyo kintu gikomeye, ujye usenga ibintu byawe byose ukora, ujye usenga. Buriya umuntu udasenga ntabwo nzi uko abayeho, ntabwo nzi ubuzima bw'ukuntu bumeze. Uri kubyumva? Umuntu usenga buriya n'Imana iramureka avuga ati uyu muntu akeneye kino kintu, sibyo? Ereka Imana ibibazo byawe, uyereke icyo ukeneye mu buzima bwawe, uyereke, uyibwira ati Mana, urabona wampaye akazi keza, wampaye nta kintu, wampaye imodoka, wampaye, mbese yaguhaye ibintu byose ushaka, ariko Mana nkeneye n'umugabo. Nkeneye n'umugabo, sibyo? Iyo usenga buriya nta kintu Imana itakora. Imana ishobora byose, Imana irabishoboye. Rero mu byo ufite, mu byo ukora, ntukajye wibagirwa Imana. Uyereke ibibazo byawe byose, uyereke ibikunanije, uyereke ibyo ukeneye, uyereke ibyo bintu. Nubikora uko ari bine, trust me, ubuzima bwawe buzakuryohera, uzabaho utari stressful, nta bantu bagustressa, n'ibyo bakubwira ubyumva bigaca aho ngaho bigahindukira aho ngaho, sibyo? Rero ntabwo wigenda ngo wumve amagambo y'abantu ngatuma ujya uryama uvuga ati Mana we, si uko bizagenda gute? Nushaka uzagira 30, nta myaka yo gushaka. Nushaka uzagira 35 uzamubona, ariko hari intego wihaye, hari ibyo intego wihaye zawe warazigezeho, wari enjoying your life, urumva usa neza, wambara neza. Ikindi uzi ko ufite Imana, ibyo bintu n'ubu bifite, ni ukuri n'ibindi bizaza ari inyongera. Yes, reka rero nizeye ko bino bintu bibashimishije kandi bigize icyo bibamarira mu buzima bwanyu, bigize isomo bibafasha, sibyo? Hanyuma nimba uzi yuko rero nawe wenda ibyo bintu ujya uhura nabyo, nyandikira, ugira ikintu mbwira ati iyi ngingo iramfashije. Yes, rero murakoze cyane, reka mbashimire. Make sure ko wakoze subscribe, nimba utarayikora nurangiza ukore kunzogera iburyo bwawe, ukore kuri all notification kugira ngo tuzajye tubana uko na uploadinze ikiganiro. Ndagushimira rero, it's your girl Princess Diana. Bye.